Reka nongere mbasuhuze mbahe n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Twabateguriye rero ikiganiro cyiza tugushishikariza gukurikira kugera gishoje, kuko harimo ubutumwa bwiza bushobora kukugirira akamaro ndetse n'umuryango mugari muri rusange. Reka rero tuvuge ku bintu by'ingenzi ugomba kuzirikana mu gihe uri kunywa imiti. Ubusanzwe imiti irimo ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere ni imiti wemerewe kwigurira utabanje kujya kwisuzumisha kwa muganga. Muri yo twavuga imiti ivura umutwe n'ububabare, imiti y'inzoka, imiti imwe n'imwe y'igifu n'indi. Mu gice cya kabiri harimo imiti wemerewe gufata gusa ari uko muganga ayikwandikiye. Muri yo twavuga imiti ya antibiyotike, imiti y'umutima, imiti ivura diyabete n'imwe mu miti ivura igifu n'indi myinshi. Gusa twibutse ko hari imiti wemerewe kuba wakwigurira nyuma, nubwo mbere uba ugomba kuyihabwa ari uko yandikiwe na muganga. Uburyo rero uzafatamo imiti yawe nibwo buzatuma ikugirira akamaro cyangwa ntikakugirire. Hano twabateguriye ibintu by'ingenzi ugomba kwitwararika mbere, mu gihe na nyuma yo gufata imiti. Mbere yo gufata umuti uwo ari wo wose, banza ubwire muganga cyangwa farumasiye imiti yindi uri gufata. Niba ari iyo wandikiwe, umubwire icyo wari urwaye. Niba ari iyo wiguriye, naho umusobanurire. Ndetse n'iyo yaba ari indi miti uri gufata, ni ukuvuga iya gakondo, nabyo ubimusobanurire. Impamvu ni uko hari imiti itemerewe kuvangwa. Kuzirikana amasaha yo kunywa imiti uko wabisobanuriwe na farumasiye. Niba ari imiti inyobwa rimwe ku munsi, ujye wubahiriza amasaha ntahinduke. Niba ari kabiri ku munsi, naho ubyubahirize. 3 ku munsi naho ni uko. Gusa hano twibutse ko umunsi ugira amasaha 24. Niba umuti unyobwa 2 ku munsi, ubwo ni 24 kugabanya 2 bingana na 12. Uzajya unywa buri nyuma y'amasaha 12. Niba ari umuti unyobwa 3 ku munsi, naho ni 24 kugabanya 3 bingana n'8. Bivuze ko ari ukunywa umuti nyuma y'amasaha 8. Ibi tumenyereye byo kuvuga ngo mu gitondo, saa sita na nimugoroba rwose ni umuco mubi, kuko si byo. Usanga unywa umuti umwe nyuma y'amasaha 6, undi ukawunywa nyuma y'amasaha 12 cyangwa se 10. Kuko niba unyoye umuti saa sita z'amanywa, ukongera kuwunywa saa 12 z'umugoroba, noneho ukaryama, ukongera kuwunywa bukeye saa 12 za mu gitondo, urumva ko intera irahindagurika. Ingaruka mbi zirimo nuko uramutse ari umuti watera uburozi ubaye mwinshi, bishobora kukubaho cyangwa ntukirire ku gihe, kuko buri munsi uba umeze nk'utangiriye kuri 0. Ariko niba ufashe umuti saa 1 za mu gitondo, undi wakawunyoye saa 9, ukaza kongera kunywa undi saa 5 z'umugoroba, niho waba wubahirije byibura intera y'amasaha 8. Igihe cyose ugize ikibazo uri kunywa umuti, ntukihutire guhita uwuhagarika, ahubwo bibwire uwawukwandikiye cyangwa farumasiye ukuri hafi. Hari igihe byaba ari ibintu bishobora gukosorwa n'undi muti ukawufatanya n'uwo, cyangwa se bikaba ariko bigenda iyo uri kunywa umuti. Urugero, imiti ya kinini abenshi ibaziba amatwi, ariko iyo uyimaze birakira. Gusa hari igihe umubiri wawe uba utihanganira uwo muti, icyo gihe muganga araguhindurira. Twatanga urugero rw'imiti ya penicilline. Kuri bamwe ibatera kubyimba, rero
wibyihererana. Ntuzigere usimbuka umuti cyangwa ngo ufate imiti ituzuye ngo nuko wenda udafite ubushobozi bwo kugura iyo miti yose. N'iyo wakumva wakize ugomba kunywa imiti yuzuye. Gusa hari imiti nka paracetamol unywa ari uko uyikeneye gusa. Ibyo byose farumasiye azabigusobanurira. Mu gihe farumasiye atabikubwiye ukundi, ntugomba kunywa inzoga uri gufata imiti, kimwe no kunywa amata. Hari n'imbuto cyangwa imitobe ugomba kwirinda nka pamplemousse. Ibi byose jya ubizirikana uko babikubwiye. Gusa siko imiti yose itanyweshwa amata, kuko nka Coartem yo biremewe kuyinywa ukanywa n'amata. Niyo mpamvu ugomba kuzirikana amabwiriza yose uko bayakubwiye. Ariko muri rusange imiti inyweshwa amazi, iyo atari yo urabisobanurirwa. Niba utabasha kumira ikinini wigihekenya cyangwa ngo ugifungure unywe ifu, ahubwo wasobanurira ugiye kuguha imiti ko utabasha kumira ikinini, noneho akaguha ibyo bashyira mu mazi cyangwa se imiti isanzwe ari amazi. Ntabwo iriya miti y'amazi cyangwa se umushongi yagenewe abana gusa, n'iy'abakuru ibaho kandi itabonetse haboneka inshinge. Gusa niba wategetswe guhekenya ikinini bikora uko. Imiti yawe ni iyawe gusa bitewe n'uburwayi ufite n'uburyo umubiri wawe uhagaze. Ntabwo rero imiti isangirwa niyo mwaba murwaye indwara imwe. Mu gihe uri kunywa imiti y'ubwoko bwinshi, ntukayinywere mu kizima kuko ushobora kuyinywa nabi. Jya ahari urumuri uyinywe buri wose uko ubitegetswe. Ibuka kugenzura ko imiti uri kunywa cyangwa uhawe itarengeje igihe. Iyo umuti warengeje igihe uba wahindutse uburozi. Niba wibagiwe kunywa umuti, wihita unywa ukubye kabiri uwo wari kunywa utabanje gusobanuza farumasiye, kuko urengeje igipimo uhinduka uburozi bushobora no kukwica. Ibuka kubika imiti neza uko wabibwiwe. Niba ari imiti ibikwa ahatagera urumuri cyangwa ahakonje nko muri firigo, ubyubahirize. Uburyo umuti ubikwa bifite akamaro kanini mu mikorere yawo mu mubiri wawe. Mu gusoza, reka tukwibutse nk'uko kuri buri muti biba byanditseho, imiti yose ibikwa kure y'aho abana bashobora kugera. Reka nsoze iki kiganiro nkwifuriza ubuzima buzira umuze. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe. Naho utaha mu biganiro nk'ibi ngibi by'ubuzima nakagaruka. Bye bye.